Nitwa Kariza Era. Yego. Tukaba twiga kuri Sparks Academy Nyarugunga. Sparks Academy Nyarugunga. Oh. Yes, nongeye kubasuhuza nkuko bisanzwe ni Mimi unyite nyawe. By'umwihariko ni Mimi Nyawe TV. Ndagushimiye wewe wakoze subscribe, like, views na share inkunga ikomeye. Wowe utarabikora ngusaba kwigaya. Kanda kuri Mimi Nyawe TV searchinga, kanda subscribe, wongereho akazogera comment nk'ibisanzwe. Nongeye kugaruka mu murenge wa Ndera nje gusura umukobwa wa Ndimbati ari we witwa Iradukunda. Nta kintu kinshimishije mu buzima nko kuba nsanze aherekeranyije n'abana batagira uko basa abavanye ku ishuri. Iradukunda ni karibu n'urubyiruko rwawe, wasuhuza abakunzi ba Mimi OG. Nakoze no kudusura. Rero Iradukunda uri kumwe n'abana beza, ndabona bambaye uniform ariko ntabwo asa. Nakwibaza ngo ese ubasha kujya ku ishuri ukazana umwana umwe ukajya no ku kindi kigo ukazana undi? Ufite akazi katoroshye ukajya no ku kindi kigo ukazana undi. Ndabona bambaye uniform 3 zitandukanye, wadusobanurira. Bisi irabazana nkabafataho ihagarara biga ku kigo kimwe yitwa Ikanombe. Bano bana bose biga ku kigo kimwe n'ubwo uniform zidahuye bitewe n'imyaka baba bigamo. Yego. None se Ikanombe ko haba ibigo byinshi, wambwira icyo kigo? Reka mbaze umwana umwe muri bano yivuga amazina ye anatubwire ikigo yaba yigaho. Nitwa Kariza Era. Ongera ijwi tubashe kukumva. Nitwa Kariza Era. Yego. Tukaba twiga kuri Sparks Academy Nyarugunga. Sparks Academy Nyarugunga. None reka mbaze umuhungu ukurikiyeho. Ni umuhungu cyane umukobwa? Ndabona nawe asa n'abakobwa simbizi, ntago namenya ngo ameze bite. Kambaze uriya mwana wundi ukurikiyeho, nshobora kuvuga ngo ni umuhungu nkasanga ari umukobwa nkabanda hasebeye. Reka nongere mbaze uriya mwana ukurikiyeho abashe kuba yatubwira ngo ese ko mbona muri smart mwaba mwiga ahe masomo? Twiga English, French and Kinyarwanda. And Kiswahili? No. Hey. English, French and Kinyarwanda. None ku bintu bijyanye ni Siparusi ni nguki harya? Ntago nabyumvise neza ngo mwiga ku kihe kigo? Sparks Academy Nyarugunga. Sparks Academy. Mfite umwana nanjye ukiri muto uri mu myaka nk'itatu. Nanjye nashimishwa no kumuzana kuri icyo kigo ko ndabona muri smart murakeye mumeze neza. Sinzi mwambwira ku bijyanye n'amasomo abarimu mukunda, za school fees bimeze bite, amamodoka niba bitagoye cyane kugira ngo nanjye mbe nashimishwa no kuzana umwana wanjye. Hagati y'abo bana babiri bombi bakuru nyiri kubaza. Sparks Academy yigisha neza kuko harimo abarimu nkunda, wa mbere ni Teacher Valence, wa kabiri Teacher Dennis n'abandi. Sparks Academy yigisha neza. Mu wa gatandatu abana bose bakurikira leta baruzuza. Mu barimu nkunda kandi isomo rya ongera ijwi. Mu barimu nkunda harimo Teacher Edward, Teacher John Bruce, Teacher Godard. Ngo iki? John Bruce? Ubwo ushatse va Bruce Melody nyine? What teacher nde? John Bruce. Ngo iki? Abantu muri nyuma ya kamera mwabyumvishe ngo teacher ngo John Bruce yampaye nka data. Ndagushurira John Bruce mu bigaragara uri umustar nka Mimi hano. John Bruce. John Bruce. Ubwo yigishiriye somo ni Icyongereza. Rwose. Nanjye nsuje T Brown kakanombe yanyigishaga Ikinyarwanda. Na Teacher Valence. Ibaza T Brown na John Bruce. Abarimu baratwika. Wegawe. Ni ukuvuga ngo nkibona imyambarire yanyu nahise numva nshimishijwe n'ikigo cyanyu. Wambwiye ngo witwa harya Era? Ndagira ngo nkubaze ngo uyu mukobwa wa Ndimbati ese koko n'uwa Ndimbati nawe maguru wabo yafite? Ntabwo nyafite 100% ntabwo mbizi, ariko njya numva nyine babivuga, ntabwo mbizi ku ijana ku buryo nabyemeza nyine. None ko Ndimbati tumuziho ko ari umugabo w'umunyamafuti, ese uyu mukobwa ntiyaba yaramukurikije mu mafuti ko mbona bahuje gusa n'imiterere byose aho n'amafuti ntiyaba aramwe? Tubwize ukuri ntutinye amaso ye kuko nta kintu yagukoraho. Hano turi kuri kamera nta nubwo yagukubita.
niba ari umunyamafuti niba ajya kurira ibiryo Ndimbati mu bukwe ajya arya ibiryo by'abantu atanatwerereye utubwize ukuri tubwire uti uyu mukobwa nawe atenga Ndimbati ntago batetse tubwire uti bajya baduha ibiryo tubipakiye tujyanye ku ishuri akabirya n'imodoka itarahagera utubwize ukuri tubwire uburyo ki mubanye Elise nawe wemerewe kuvuga buryo ki ubanye n'uno mukobwa wa Ndimbati wa Ndimbati azwiho kurya ibiryo byinshi mu kurya arabacura ntabwo aducura kuko nyine biramukurikije mu kurya yaramukurikije munya Mana we Gripis mfata pe ariko abandi n'umwana mwiza nyine yikundira abana yaje yavuga ngo yikundira ibiryo akongezaho abana Gripe yanyishe munyihanganira kabisa ntago meze neza nukuvuga ngo sorry muri ibi bihe murabizi imvura imeze nabi ntago hameze neza Gripe yabaye icyorezo kabisa ngira ngo sinjye nyine n'abandi benshi bamwe muri twebwe nabone ko bameze uyu mukobwa wa Ndimbati nkuko bivuze kuba arya nkawe birumvikana koko ari wa Ndimbati nta no gushidikanya ariko rero nawe iradukunda nukajya urya ibiryo by'abana ku ishuri imodoka itaraza jya urya ibyasigaye mu rugo bimare nushaka n'isafuriya y'ikombe ariko ntukirize abana ubusa ku ishuri icyo ngicyo twakivuyeho Elise wowe uyu mukobwa mu buzima busanzwe uretse kuba yagucura ibiryo hari irindi kosa umubonaho ariko ku biryo nyine ni danje tunifura umugugu arabemeza rwose atera dabo nyine shamara yanjye be wowe wamuvuga iki uyu mukobwa nawe aragucura nta miyaga ajya gushyiriramo kweri wowe bimeze bite birazwi uri kuzina n'iryo muntu Ndimbati nyine none nabaza uriya mwana uriya wundi bebe nageze hano kare mbere yuko nshyiraho kamera numvishe abitwa ba bebe ba Elise ba Erango ba Juwisi ntimutungurwe nuko ndi kubahamagara mu mazina ntabwo ari uko nsanzwe mbazi ahubwo ni uko nageze hano kare nkabasha kuganira nabo nkafata amazina yabo kuko nahuye nabo ukibavana ku ishuri mva mu nzira tuganira ndinda mbageza hano mu rugo natangiye gufata ibiganiro twicaye ariko mu kuri twahereye mu muhanda kuko twamanukanye niyo mpamvu amazina yabo nayamenye nabaza baby nti akantu k'ingenzi wiga ku ishuri wabwira abafana bawe ni akahe n'abanyeshuri mwigana n'abandi biga mu rungano rwawe uratubwira mu gifaransa ongera ijwi demanje potato fomu duteyi inaremanyoke twagiye kuri uyu wundi Juwisi nawe yatubwira ikintu yaba yiga ku ishuri ryabo umwiga iki wongera ijwi twiga lemanyoke lesorgo la patate tuze ifomu duteyi nahariko nk'uko mubizi rero intego yanjye ni ukubaka umuryango nyarwanda ugakomera mu kiganiro cy'ubutaha nababwiye ko ntago nashimishijwe nuko ntabashije kwifuriza abanyeshuri vacancy nziza bitewe n'igihe twari turimo kitari kimeze neza ariko nshimishwa no kubabwira ngo amasomo meza ari nayo mpamvu nshimishijwe no gusura abanyeshuri ngira ngo mbabwire ngo bana beza ndabakunda cyane ndetse by'umwihariko mwiga ku kigo cyiza Sparks Academy hands up kabisa mwubahwe muri abantu bakomeye mufite abana bari smart njye nkunda ikigo gifite abana basa neza by the way nababonye mbona mufite ikinyabupfura muri abana bitonda muri abana mbese ubona mbese Sparks Academy bahereza uburere buruta ubuvuke Kinyarwanda ni hatari mvuye muri Canada vuba uburere buruta ubuvuke mbese kabisa nta kintu batabakorera
mu by'ukuri Sparks Academy niyo kurererwamo. Twavuga ngo buri mubyeyi ufite umwana we amujyane muri Sparks Academy Nyarugunga. Nshimishijwe no kuba ndi kuganira n'abana, ndagira ngo nkubwira ngo wowe mukobwa ugaragara ko uri mukuru urimo wirinde buriya buhungu mwigana bakubwira ngo turagukunda, jya utaha ubibwire mami ubiganirize radukunda, ubabwire ngo hari agahungu twigana kitwa Korode cyangwa se Jire kambwiye ngo karankunda. Eris nawe utangiye kuba umusore, irinde udukobwa tungana na Era tukubwira ngo turagukunda, taha ubwire mami cyangwa dadi cyangwa Iradukunda wa Ndimbati uti nyamara hari umukobwa wambwiye ngo arankunda, bityo mubashe kwiga gukundana. Ntabwo ari bibi, ariko mujye mukundana urukundo rw'abana b'Imana rwo gusobanurirana amasomo, gukorerana devoir, sibyo? Urukundo mvuga muri kurwumva. Ntabwo mbabwiye ngo mwange bagenzi banyu, ariko mujye mukorerana ama homework, etude, mukorere hamwe, ariko ibindi birenze kuri ibyo hapana, sibyo? Mbifurije gutsinda rero, muri abana bo mugisha, muri abanyamahirwe. Imana ikomeze kubana namwe. Mugire ikintu mubwira abana b'urungano rwanyu, mubabwire birinde ibishuko, mubabwire ibindi bintu byiza nkamwe muri bakuru babiri murimo Era na Eris, ariko mushobora kuba munavukana. Mubabwire nyine intumbero zanyu, ariko se wa mukobwa we nkawe ubundi iyo witekerejeho ubona uzaba ikikwire. Mbona nzaba umuganga. Uzajya ubyaza abantu se, uzajya ubatera inshinge, ubundi ikintu ukunda n'iki muri ibyo byose? Ntabwo narabimenya neza ko nyine mba ndimo ndabitekerezaho, nako mba numva nyine nzaba umuganga. Muri make uzaba umuganga ujye uvura umuryango wawe, nicyo ushatse kuvuga. Eris wowe bamva uzaba ikiza? Ndumva nzaba umusirikare. Ukajya uturasa neza neza ukatuzengeza, twaza tukubwira ngo ngo uri kuri Mimi Nyawe TV, sasa tukaba turaririye. Ibyo ushatse kuvuga? Oya. Ju bamva uzaba iki wowe? Umupolisi. Yamaye nka data. Ubwo mwese mwiyemeje kujya mundasa muri make. Baby wowe uzaba iki? Perezida. Aha, wow. Perezida kabisa rwose, inkunga ikomeye cyane. Uzige maze utsinde, ntago wa perezida uri umuswa. Ugomba kwiga ugashyiraho imbaraga nyinshi, ugakora ibishoboka byose ukazagera ku ntego yawe. None se wowe Iradukunda wa Ndimbati bamva uzaba iki ko mukomedi? Mba nzaba icyamamare nkamenya Ndimbati. Ubwo nyine uzatera ikirenge mu cyaso nta kundi. Mwakoze rero kumereza umwanya wanyu kuri Mimi Nyawe TV. Yari Ndahiro Valence Papi Ndera, mu murenge wa Ndera niho turi. Bye bye.